Hello guys, ndagushimiye wibutse gukanda subscribe kuri Kembo. Ndagusaba gukomeza gukurikirana ibintu byacu, ukomeza ukande subscribe, ufungure akazogera, dukomeze duhane show. Aya ni ya mavideo arimo aracicikana y'umukobwa w'umunyarwanda urimo ukina porono. Urubuga manager waho yashyiraga porono nyirarwo yamaze kwitaba Imana. Uyu ni umunyarwanda. Harimo abantu mumuzi, bamwe muri mwe amavideo amwe namwe, bamwe muri mwe mugiye muyafite. Hano nagira ngo mbamenyeshe ko umuntu waba unazishaka yaza tukagahuza nyine tukareba wagwana aho acururiza izi ntuza ze, nubwo manager we bamufunze, ariko manager we yamaze gupfa. Ubu uyu nguyu yamaze gutabwa muri yombi, umunyarwanda wiri gukina porono kuri social media. Abantu bafite nimero ze, abantu bafite amanimero ye barabizi, bagenda batamo nyine, abatamo baramwishyura. Ubundi uyu nguyu we ni umuntu ukorera online, uramwishyura yarangiza akagutamo amavideo ye, arangiza ngo ubwo mukaryana show. Uyu ni umunyarwanda umwe muri aba ngaba ugenda uzitanga hato na hato nyine kugira ngo yibonere boro ze, ashaka kwamamara mu gukina porono. Kandi ni umunyarwanda. Benshi bamwe muri mwe mu gihe bamwe muri mwe bajya muzireba, mujya mumubona aba ari kumwe n'abazungu akenshi na kenshi, ajya atana nabo nyine ntabwo aba yibereye mu Rwanda, bari kumwe n'abazungu, aba yarambutse boda, ntabwo ibi yabikorera mu Rwanda. Rw'amata n'amavuta ntabwo bishoboka, ntabwo bijya bibaho. So ibuka gukanda subscribe, ndagukunda, ciao ciao.